iyo uba ifi ubu tuba tugiye ko kurya, abana bawe baba bagiye kuyifuza. Urabona iyi ni ifi tugiye kuyirya. Icy'ingenzi utabaye ifi, gusa iyo uba uri umugore ukaba uri ifi, abana bawe baba bagiye kubifuza. Inturumbutsi z'abarobyi ziba zarakuvuye mu kiyaga cya Kivu zigakuzanira abakire nkanjye, ariko muri aka kanya Imana ko utabaye ifi. Gusa reka tubanze dusaba abantu batarakora subscribe bakande kuri subscribe, ubundi bahite bakora ku nzogera kugira ngo video zose dukoze ejo twazabageraho. Mu by'ukuri iyi fi ifite amagaragamba, gusa kuri uyu mugabo kubera ko abagabo bakunda kugira amagaragamba bari kubanza baguharura. Urabona nk'uko ukanuye niko n'iyi fi ikanuye. Iyi fi baraza kuyishyira mu mazi iraba iri gukanura bashyira mu mavuta inakanuye. Nubwo ifi bikanuye ariko abana bayo baba bazi ko umubyeyi wabo ari bushake. Gusa umwanya cyangwa ari kuzabamo wenda ari kuzamura isebeya, ubona amazi ya sebeya aba ari mabi, ariko ibyo ngibyo byakagombye kugukanga kubera ko wikundira umwanda. Ubu ngubu wariye abantu barohamye, none nanjye ngiye kukurya. Gusa wari uzi ko ibyo uri gukora nawe batazakurya. Hari abigeze kuntuka muri komenti ngo nanjye ifi zanjya nawe wongere banjye. Gusa kuri uyu munsi no kuvuga ifi, reka tubanze tubwire abakire barya ifi barangiza bakwima abakire. Uri ibihwerawere. Igihwerawere ni umuntu. Igihwerawere ni umuntu wari ufite ifi nk'iyi ngiyi yarangiza akajugunya amagufa akaza kuba yayahiga. Ariko ubundi nabwiye ko imbwa zikunda amagufa. Imbwa zikunda amagufa kuko arizo mama yahaye. Gusa reka tubashime mu mashusho amatwi, turabakunda icyo muramudukurikirana. Bye bye. Iyo uba ifi ubu tuba tugiye ko kurya, abana bawe baba bagiye kuyifuza. Urabona iyi ni ifi tugiye kuyirya. Icy'ingenzi utabaye ifi, gusa iyo uri umugore ukaba uri ifi, abana bawe baba bagiye kubifuza. Inturumbutsi z'abarobyi ziba zarakuvuye mu kiyaga cya Kivu zigakuzanira abakire nkanjye, ariko muri aka kanya Imana ko utabaye ifi. Gusa reka tubanze dusaba abantu batarakora subscribe bakande kuri subscribe, ubundi bahite bakora ku nzogera kugira ngo video zose dukoze ejo twazabageraho. Mu by'ukuri iyi fi ifite amagaragamba, gusa ko uri umugabo kubera ko abagabo bakunda kugira amagaragamba bari kubanza baguharura. Urabona nk'uko ukanuye niko n'iyi fi ikanuye. Iyi fi baraza kuyishyira mu mazi iraba iri gukanura bashyira mu mavuta inakanuye. Nubwo ifi bikanuye ariko abana bayo baba bazi ko umubyeyi wabo ari bushake. Gusa umwanya cyangwa ari kuzabamo wenda ari kuzamura isebeya, ubona amazi ya sebeya aba ari mabi, ariko ibyo ngibyo byakagombye kugukanga kubera ko wikundira umwanda. Ubu ngubu wariye abantu barohamye, none nanjye ngiye kukurya. Gusa wari uzi ko ibyo uri gukora nawe batazakurya. Hari abigeze kuntuka muri komenti ngo nanjye ifi zanjya nawe wongere banjye. Gusa kuri uyu munsi turimo kuvuga ifi. Reka tubanze tubwire abakire barya ifi barangiza bakwima abakene. Uri ibihwerawere. Igihwerawere ni muntu ki? Igihwerawere ni umuntu wari wese urya ifi nk'iyi ngiyi yarangiza akajugunya amagufa akaza kuba yayahiga. Ariko ubundi nabwiye ko imbwa zikunda amagufa. Imbwa zikunda amagufa kuko arizo mama yahaye. Gusa reka tubashime mu mashusho amatwi, turabakunda icyo muramudukurikirana. Bye bye.